muhaye ikaze nanone kuri Bansi de Life TV. Uyu ni wa mwanya mwiza mumenyereye tubagezeho ibiganiro bitandukanye. Kumwe nanjye Dorote uw'impuhwe. Gira nti gira ubuzima kandi kwirinda biruta kwivuza. Turakomeje mu byigisho byacu byiza kandi nkomeje kubashima mwese ukuntu mukomeza kwana natwe n'ukuntu mudushyigikira. Tugiye kurera hamwe ibimenyetso 12 byerekana ko umugabo ashaka ko ari wowe umusembura. Hari umuntu wambajije ati ese biba byiza yuko umugabo umubwira ko umukunda cyangwa umusore ukunda ukabimubwira? Buriya hari ibintu kubwanjye uko mbyumva, hari ibintu umuntu abacuritse. Ubundi akenshi umubano ugenda neza, umubano uryoha iyo umugabo ari we utangiza ibintu byose. Ari utangiza urukundo, umugabo arakora, umugore akakira ibyo yahawe, nibwo biryoha. Niyo mpamvu rero akenshi hari abakobwa n'abagore bagira umuriro, bagira urukundo cyane, amarangamutima ari hejuru, bahura n'umusore cyangwa umugabo rimwe kabiri gatatu ugasanga barashyuhiranye, bagatangira bakavuga yuko bamukunda, ibintu nk'ibyo bigatuma umugabo yirukanka akigendera. Ibyo nabyigishijeho yuko kizira akenshi umugabo umwereka amarangamutima cyane arigendera, niwe uba ugomba kuza. Noneho ubwo ukamenya ibintu wamureberaho yuko koko nawe akwifuza. Iyo rero ubona yuko akwifuza nawe wenda kubimubwira nta kintu byatwara. Reka twirebereho ibi bimenyetso 12. Nubibona rwose ni umugabo wabwira ko umukunda ntagire ikibazo, ariko bitari ibyo ngibyo. Umugabo azajya gucishamwo umweyo mu mutwe, ubundi usange arapinze, ubundi arigendeye, agiye kwirukanka nayo nyuma y'abandi bakobwa bamwiyima cyangwa se abandi bagore bamwiyima, abandi rwose batamwereka yuko bamushyuhiye. Ni ngombwa rero kwitonda. Ikintu cya mbere uzasanga kenshi umugabo iyo muri kumwe imbona nkubone abatuje muri kumwe, ariko ijisho rye niryo rivuga ryonyine. Ubona ko mu maso abanezerewe ariko ntabwo avuga. Akenshi anirinda ko muhuza n'amaso. Iyo muhuje amaso akenshi areba hirya. Ni umugabo ukunezerewe, ni umugabo ukwifuza, ariko aracyagutinya. Ntabwo arabona yuko nawe hari ikintu yakubwira. Kabiri, uzasanga ari umugabo igihe cyose aboneka, ariko agategereza yuko nawe umwereka yuko umukeneye cyangwa se umwishimiye. Ntabwo aguhatiriza. Atangiza ibintu byose, ibiganiro kenshi gashoboka, araguhamagara, arakwandikira kenshi gashoboka, rwose ntabwo akurambirwa. Ariko ibyo byose akabikora ategereje ko nawe kimwe hari ikintu uzakora. Kuba nta kintu ukora ntabwo bimutera ikibazo, ahubwo agutegereza yihanganye ngo nawe ugire icyo utangiza, umuhamagare se, umwandikire cyangwa umusabe na rendezvous. Gatatu, agufasha mu bintu byinshi bishoboka kandi akunda kugutega amatwi kubera yuko akunezerewe, anakwitaho. Iyo uvuga muri kumwe agutega amatwi, iyo uvuga muri gutelefonana agutega amatwi. Yifuza kumenya ibintu byinshi bitandukanye mu buzima bwawe. Niyo mpamvu rero uyu nguyu ntashobora no kukurambirwa na gahoro. Kane, akubaza ibibazo bikwerekeye ibihe byinshi. Uzatinya umugabo utajya umushaka kumenya ibyawe, kandi agategereza ko umwereka yuko nawe umwizeye, umwishimiye. Ibi bintu mu biha agaciro. Gatanu, akunda kunezezwa n'ibyo wagezeho, kandi iyo umubwira ko ari ibintu urimo kugenda ugeraho arishima kandi agashaka kumenya biruseho kugira ngo agushyigikire anabigufashemo. Iyo ari ibikenera amafaranga rwose ntabwo agira ubwoba, agira isoni, agira ikibazo cyo kugufashisha amafaranga, kubera yuko akenshi uba utanamusabye. We aribwiriza kandi akabikora kenshi gashoboka, frequently and constantly. Arabikora kandi ukabona ko bimunejeje kuba agufasha mu byawe byose. Gatandatu, akunda ngo musangire ibyishimo bye. Ibyo akunda mutemberane, akwereka ahantu akunda, kwereke ibyo akunda kurya, ntakunda kujya kubirira. Niba ari umuntu ukunda gutembera ku mashyamba agutwarayo, cyangwa ku mazi agutwarayo. Niba akunda kugenda n'igare akwigisha igare, niba akunda imodoka akwigisha imodoka. Ntabwo bimusaba ibingibi, akunda ko musangira ibintu bimuryohera. Uwo nguwo rero aba arimo kukwiyegereza kugira ngo umutinyuke, yabona yuko nta kintu urimo kumwereka. Karindwi, iyo yakugezeho imbona nkubone muganira cyangwa se mutelefonana, akunda kuvuga ku bintu bimwerekeye nawe.
ahubwira ibibazo ahura nabyo mu buzima, mbese akumva ashaka yuko nawe wumva ibye ubuzima bwe arabikwibwira ntabwo bimubaza. Muramenye ntimuzajye munafata n'iya mbere mubaza abagabo ibintu bigenda bitandukanye, tegereza abari ubikwibwirira. Umugabo wakwishimiye, umugabo ukunda ashaka ko mugirana ibihe byiza niwe ubikibwirira. Kandi iyo murimo munaganira munari kumwe, akenshi uba usanga adashaka yuko mutandukana, ubona yuko rwose umubano wanyu ikiganiro cyamuryoheye, wavuga ko ugiye rwose ukabona biramubangamiye biramubabaje, ariko aranakwekuka anagenda, ntabwo abasha gukora ikintu na kimwe wowe utishimiye. 8 noneho iyo mumaranye iminsi nibwo azakubaza yuko nibura uhari uboneka, ko nta wundi musore cyangwa umugabo uri mu buzima bwawe. Inshuti zawe agashaka kuzimenya kugira ngo amenye neza yuko nawe kugira icyo yakubwira bitagira ikibazo, uko nta mugabo wishimira kubwira umugore ko amukunda cyangwa amwifuza mu buryo runaka harimo undi mugabo mu buzima bwe, ntabwo aba abyifuza. Niwumva rero mumaranye iminsi n'umugabo akabasha kukubaza niba nta wundi mugabo uri mu buzima bwawe, menya neza yuko rwose ari umugabo ushaka ko mugirana kure kandi wamaze kukwiyumvamo akwifuza. 9 aragutumira ngo mugire ibyo mukorana, muteke, mukorane siporo, mwirukanke, mujye muri mu mazu akinirwamo, majimu, mujyane kureba umupira, mujyane kureba za sinema. Nta na rimwe iyo muri kumwe arambirwa, ahubwo ashaka ikintu cyose cyatuma mukunda kuba muri kumwe. Rero nubona umugabo rwose atagira ikintu akubwira, mutemberane, mujyane hanaha, menya neza ko nta bintu arimo nkuko nabivuze mu byigisho bishize. 10 noneho rero akunda kukubwira ibintu bibihangayikishe mu buzima, cyane cyane ibibazo ahura mu kurambagiza. Arabikubwira, ubwo icyo gihe nawe abategereje ngo yumve nawe ukuntu ubivugaho, yumve niba ari umuntu wakurambirizaho ngo agire ikintu akubwira cyangwa se niba yasubira inyuma. Ibyo bintu nabyo arabikubwira, ibintu bimuhangayikisha mu mubano. 11 noneho rero atangira kugushotora, physical contact, agukoraho gahoro kugira ngo arebe yuko ugira positive response. Iyo rero agukoze ukigirayo aratinya nawe asubira inyuma. Iyo agukoze rwose ukabona uramwihoreye, abona yuko rwose nta kibazo, agukoze ku biganza, agukoze ku maboko, agukoze ku rutugu cyangwa se ku musatsi, akabona uramwihoreye, nawe ahita abona neza yuko rwose nta kibazo agomba gukomereza aho ngaho. Niyo mpamvu rero abagabo n'abanyabwenge, nta mugabo ubyita guhubikira umukobwa cyangwa umugore yakunze. Umugabo uhubuka cyangwa ukora ibyo yibona kenshi ni umugore yashaka gushyira mu buriri gusa, nta kindi kintu amuteganyaho kizima. Rero ibintu mugomba kubitandukanya, umugabo wagukunze ngo mugerane kure n'umugabo wagukunze kugira ngo mugerane mu buriri gusa. Ni ibintu muba mugomba kumenya mukabitandukanya kuko baba batandukanye. Ikindi kintu cya 12 rero aricyo cya nyuma, aragufungukira, akubwira amarangamutima yiwe, kandi icyo cyose ayakubwira agira ngo nawe arebe buryo ki ubyakira. Abikubwira rero iyo yamaze kubona yuko rwose niyagukozeho nta kibazo umugiraho, kandi rwose n'ijisho umureba nawe amaze kubona yuko rwose umwishimira kandi umwifuza mu buzima bwawe, nibwo bonyine abasha kukubwira yuko afite feelings kuri wowe, akwishimiye, agukunda rwose. Aho rero niho ubasha nawe kuba wamubwira ko umukunda ntibigire ikibazo. Ariko se nawe urahurudutse iyo ngiyo uvuye ntazi, uhuye n'umuhungu cyangwa umusore cyangwa umugabo 1, 2, 3 uti I love you cyangwa shiteme, ibintu nk'ibyo, nta kintu na kimwe uramumenyaho, nuramenya amarangamutima gufiteho, nta kintu uramenya, ubwo se urumva ko ibyo bintu bizagera hehe? Rero abagore n'abakobwa kenshi biyica imibano kuko barashyuha bagashyuhirana, bakabira bagatogota, kandi ntabwo umugabo ajya kunana ari mu mugore cyangwa umukobwa ushyuha agashyuhirana akabira agatogota. Ashaka umuntu uri stable, umuntu utuje, kandi umuntu nawe uzi icyo ashaka mu buzima, by'umwihariko mu mubano, mu rukundo. Rero wowe niba ushaka gukundana n'umugabo runaka cyangwa umusore wumva ukunze koko, uramenye, hisha amarangamutima gatoya we abanza yagaragaze. Namara kuyagaragaza, yamaze kukubwira ko agukunda nibura, wamubwira ko umukunda, bikagenda neza, kandi mukagirana none umubano unejeje, handa guhobera, hahandi rwose akorera utuntu twinshi dutandukanye turenze utwo yakoraga, kubera ko noneho arakwizeye ko utamwumvira ubusa cyangwa se utamwumviye ubusa. Inshuti zanjye, kwinda guta kwivuza. Uramenye
kugira ngo umenye ko umugabo akeneye ko nawe umusembura, hari ibintu ashaka ko ukora nawe, nuko igihe cyose muri kumwe aba atuje kandi no kukureba biramubangamira, nyuma ugasanga arahari kenshi, arakuvugisha, araguhamagara, arakwandikira, ugasanga nanoneho nyuma ni umuntu uzi kugutega amatwi mu biganiro kandi akakwitaho mu buryo bwose, ni umuntu ukubaza ibibazo bikwerekeye, ni umuntu uguha amakomplima ku byo wagezeho kandi akabigufashamo, ni umuntu akunda kusangira nawe ibyiza byiwe, mutemberana ahantu akunda, ni umuntu akugeraho rwose kandi mukaganira bikomeye cyane, ni umuntu ukubaza niba uri available, niba nta wundi muntu uri mu buzima bwawe, ni umuntu ugutumira mugasangira ibiryo cyangwa se mugasangira sport ibyo akunda ntarambirwe, ni umuntu rwose ugusaba inama ku bintu bangamira mu buzima cyane cyane nko kurambagiza, ni umuntu rwose uzagukoraho, ni umuntu uzagufungukira akagwira amarangamutima ibintu bibuze, uramenye ntuzajye gushyuhira mu mugabo cyangwa se umusore w'abandi, ahubwo tuza utegereze uwawe. Rero nshuti zanjye kwirinda biruta kwivuza. Ese hari ikindi kintu ushobora kubambwira mu byo ntavuze? Yakira muri comments. Niba mushya kwica no kora like, subscribe cyangwa se abone, kandi ukomeze gusangiza ibi byigisho inshuti n'abavandimwe. Igiciro kwana namwe kubona Rafael w'impuhwe, naho ubutaha muri video ikurikira. Bye bye.